Hey guys, waba warigeze kubona application yanditseho need root access cyangwa se entre parenthèses root ukaba utazi icyo aricyo? Ubundi iyo uguze telefone ya Android ntabwo bifiteho access 100%, ni ukuvuga wahindura look yayo, ni ukuvuga customization yayo muri make, cyangwa se wakuramo built-in application. Hari n'ama application menshi utakoresha kwa ko telefone yawe itarutinze. Ibyo ni byo byiza byo kurutinga telefone. Ibibi byayo ni uko iyo ukinye na custom RAM utabizi hari ibintu ushobora kwica kandi bitazongera kugaruka. Example, hari ama application ahindura ibintu kuri custom RAM. So iyo yakoresheje utakoze backup, ni ukuvuga ngo anytime ibyo bintu waba birambiwe ntabwo bisubira inyuma ngo bisubire kwa kundi byari bimeze. Nzabereka amwe muri ayo application. So kwirutinga rero bakoresha uburyo bwinshi, ukoresha imashini cyangwa ukoresha ama application muri telefone. Application tugiye kureba yitwa KingRoot, ikora ku MTK, zino twita inshinga Tecno, Itel n'amakonka nyine n'ayandi y'amashini. Urayidownloadinga nyine, I think ntabwo iba kuri Play Store, urayikura kuri Miro ibaho, numara kuinstalla ahanditse 100%, wowe araba handitse nyine no root. Nurangiza uhakande iragenda ibara kuva kuri 1% kugera kuri 100, ihita ikwereka ko nyine telefone yawe rooted. Bisaba kuba ufitemo ama megabyte, bigasaba kuba ufitemo umuriro byibuze hejuru ya 50% kugira ngo telefone yawe itaza kurashinga. So guys, nubikora nabi telefone yawe igakurashinga, it's your own risk, ntabwo bindeba, kandi witondere ibyo ukora kuri stock RAM. Thank you for watching, keep watching.